kituriwe niyo gisubizo Honorine Mahuwa niyo gisubizo wakoreye ku mutima kuva tariki 20 ubwo mbere 20 yakozwe muri studio yacu Mesh Future 68 ni Mahuwa ubivuze sinzarekura urukundo rwacu nahise mbimenya tugihura bwa mbere uko useka uko kuvuga yahise binjirira umutima niyo gisubizo ukuri sizina gusa ibisobanuro by'ubuzima bwanjye sinkeneye undi ni wowe nifuza njya numva kukukumbura ni nko guhumeka I love you Honorine ntabwo nakureka nitwa Mahuwa sinakureka I love you Honorine icyo twatangije ntibishobora kurangira njye nawe n'ibihe byose nagusezeranya sinzaguhemukira iyi si yose yahinduka njye nzahora ndi uwawe ubwiza bwawe burenga isura ufite umutima mwiza nicyo cyanzanye hafi yawe sinshaka kugusiga sinshaka ko dusenyuka tugende gahoro ariko tudatana niyo habaho imvura nzahagarara imbere ngo ntunyagirwe wowe ni wowe sinabuze impamvu yo kugukunda I love you Honorine ntabwo nakureka nitwa Mahuwa sinakureka I love you Honorine ibyo twatangije ntibishobora kurangira njye nawe n'ibihe byose kuri buri munsi ntegereje kukubona ijwi ryawe rirampumuriza imboni zawe zituma nibagirwa ibikomere byose uri impano yaje mu buzima bwanjye sinzareka ngo yigende ni mu majwi menshi I love you Honorine ntabwo nakureka nitwa Mahuwa sinakureka I love you Honorine uri indoto yanjye nziza zagukunda kugeza kumera Mahuwa niba ubivuze Charlie 3 studio iyi ndirimbo ni y'umutima wanjye ni wowe Honorine urukundo nyarwo ntirugira iherezo Nyituje wowe yo gisubizo wakoreye ku mutima kuva tariki 20 ubwo mbere 20 yakozwe muri studio yacu Mesh Future 68 Mahuwa ubivuze sinzarekura urukundo rwacu iyi ndirimbo nibuze yarime